Hello bakunze Munahi TV ahangaha muri studio zacu aho twaberekanya abatumirwa tugiye kwerekana iterambere rya telefone mu Rwanda kuva kuri mobile phone kugeza kuri mobile phone izo twita smartphone. Tugiye kureba mu mwaka wa 2005 magana mbere ya Yesu Kristo nta telefone zabaga. Ariko iterambere ryaje rizamuka haje haza amatelefone ubona nk'iyo ni baba twereka telefone ya mbere ukuntu yari imeze. Murayibona mwese kabisa. Urabona ko ni mobile phone ibifite umugozi bacomeka bakavuga. Ese ubu imagine ana turi mu 2023 nkawe umuntu wize amateka cyangwa se umisha amateka telefone ukuntu zagiye zizamuka no ukuntu zagiye zikora. Duhe sample y'umusaza wo mu mwaka wa 1950 umuzungu akizana telefone ya mbere ukuntu yavugiraga kuri telefone ari kubwira umugabo we wenda umwana we abazungu bari barajyanye i Burayi ariko bari barajyanye kwigayo nko mu Budage nko kumuhamagara situation. Ubundi nkuko mubibona umwaka w'1959 bafungaho ubwo abazungu bavuye i Burayi basanga bakimara kuhagera ari abavone botsa n'abazi ba Mungo Parke Oscar Bumani kamushireho ariya n'indoni David Stone Living uriya Marie Therese uriya w'umudamu w'Ubwongereza. Ubundi bakimara kugera mu Rwanda bazanye ibintu byinshi ariko babanje kuzana zimwe muri telefone za mobile phone harimo izo bazanamo zitagendanwa abanyarwanda benshi bazitaga tuvugane tuvugane ubundi ngirisi. Ibyo byose bakimara kubizana iyi ngiyi ubu turi gukoresha niyo bita Tracom. Ni Tracom abakunzi bacu ni muyirebe neza iyi niyo bita Tracom. Zikimara kuhagera rero hari uburyo bazivugishaga kubera abatari bazimenyereye n'abantu bari bibereye mu gicuku batazi ibintu by'iterambere. Ibyo ngibyo bimara kuhagera hari umukecuru umwe ufite umwana mu Burayi yari agiye kumuhamagara ikintu cyanangaje igihe nari ndi ku muhanda ndi biragaragara ko ndi wa kera. Uwo mukecuru hari ibintu byanangaje cyane rwose namwe mwadutumiye ahangaha nanjye nkwiye kubabwira tunabisharinga abakunzi bawe. Umukecuru yagiye ku muhanda afite telefone aratangira arahamagara ngo alo ngo mwana wanjye nguriye ati ndi handi mwanyohereje kwiga ababyeyi ati none se aho bimeze bite ati ni sawa undi naramusubiza ati ni neza arangije aramubwira ati asanga wa mu rugo ari kuburiye. Umukecuru ikintu cyanangaje niko yafashe telefone akavuga ati hano hari kubura umunyu isukari amavuta n'isabune. Ibaze nyine imagine okay udaye sample ukuntu byari bimeze none bidukorere nkaho uri wowe na wa mukecuru nje ubundi dusopose ndi wa mwana wagiye hanze ndi gukoresha iyi mobile nje urishyiramo mu mwanya wa mukecuru ushyira mu mwanya wa mwana. Okay nkoresha n'amajwi ya wa mukecuru urakoresha amajwi yombi amajwi umukecuru n'umwana turebe ukuntu byari bimeze. Reka ntangire njye ndi umukecuru mbere ukuntu byari bimeze. Mwana wanjye ugeze bimeze bite? Okay bimeze neza tu. None se ko nakuza wagiye nyine ni iby'iyi minsi to ariko hano hanaze turashima Imana kabisa nta kibazo. None se aho mu rugo n'ibiki bibura ku buryo nabafasha ariko hari ibintu byinshi ntari nyine tubwire mbwira kimwe mu bintu biri kubura mu rugo ndebe ko hari ikintu nagufasha. hari kubura umunyu sukari amavuta n'icyo kurya. Okay ntari birekanze ntabwo ndi kukumva neza ariko ntabwo ndi kukumva. hari kubura umunyu isukari ongerejwe rwose ntabwo biri kumvikana tu. Wakoresha telefone neza nyina n'umunyu ntabwo ndi kukumva rwose. Ubwo nubwo byaje kurangira nyine umukecuru batumvikana. Icyo gihe waguraga amayinite abantu mutabizi icyo gihe waguraga amayinite baguriza n'umunota umwe ubwo iyo warangiraga tayari bahita kugira ko abantu babaga bari ku murongo. Ubwo rero umukecuru byarangiye wese karabye birangira atagize birangira nta kintu yumvikanisha bitewe n'iki n'ubujiji bwa kera ariko ndakeka icyo gihe byaragiye bikunze byaje gukomeza bigenda byigishwa abantu bagenda basobanuka kuza tugeza ku yo bita Nokia tuba tuzaniye Nokia Nokia murayibona cyane nta gatelefone kari kagezweho muri iyo minsi gatwika
abantu bose baragakoresha bakagakunda cyane kubera ko akangaka umuntu yagashyiraga mu mufuka aho bigakunda. Mu gihe mbere twabonye ko iyo bari barazanye yitwaga immobile cyangwa se mobile, kubera ko yo yagumaga mu rugo wayikoreshaga, ushobora kuyikoresha ahantu iriho uyihasanze ariko utayigendana. Kandi rero karatwikaga icyo gihe, karatwikaga. Gusa uyu munsi turaza kubereka niyo tugezeho. Iyi ngiyi turareba nko mu myaka ya nko mu binyejana bya 18 cyangwa 17 aho ngaho mbere yo kuba muri fataga selfie telefone utu twaratwikaga cyane. twereke selfie yo kwiyofona. Reka duhere kuri selfie. Ushobora kuba umwe yaragendaga akavuga ngo selfie, agafata agatelefone akagahindukiza ubu gutya ari kwifata selfie nk'abantu bari muri kamera. ushaka kubibona gutya yabaga azi ko yahabuye, yabaga azi ko yatwitse. Iyo selfie body selfie bari bameze gutya nta kamera y'imbere agira posting. Kamera yahise ko nta kamera ubwo noneho yayifataga yihindukije, yarahindukizaga. ubundi icyo abanyarwanda bakeneye ni ukubera ko uko iyo selfie afatwa. Iyo selfie telefone ndabizi mushyiremo turebe rwose. iyi telefone ikibazo kubera gutera imbere cyane umuntu asigana anaberwa kujya muri selfie. Reka tubere ubundi selfie y'ifone yabaga ihagaze ngayifate selfie. ubu cyane nabaga natwitse. ubu nuko wafataga selfie. Nabaga natwitse ubwo no kwifotoza gutya ntabwo byabaga biriho, ahubwo mbere bifotozaga ngo cyangwa banize uburi mu kiliziya wifashe gutya. mbere habagaho abantu nyine bitwa bambanda mukamba gutya ba kera cyane. umunsi uragishigishije. hari ukuntu uhamagaraga umuntu cyangwa ugahamagara umubyeyi wawe warigiriye nko muri Congo cyangwa muri Amerika, agatelefone ukamuhamagara akajya akumva karasoni. Noneho icyasetsaga umuntu ni kimwe. Hari igihe wasangaga ugasanga umuntu se uyu muntu afite gahunda yo kuba yanyitaba, ariko umubyeyi yajya kwitaba telefone wenda aramuhamagara nyine ukayakumva wenda telefone irasona. Umubyeyi najya gufata agatelefone kanjye murabona ko imeze gutya, nkahita ngafata ngo nkakagira gutya. Yego mwana wa ariko se mama ko nakumva. Halo mwana wa nakumva. Yewe none se ntabwo uri kunyumva? Ariko se ubwo ntabwo washobora kugira kuri telefone neza. Telefone mama yifate neza, burya irahagaze, gerageza ufate telefone uko wayitabye imeze. Mwana wa none se ko nakumva bimeze bite? Njyewe siri kunyumva. Njyewe nakumva wajya wagerageza. Aha ngaho bari batangiye kujya bakumvikana n'abantu rimwe na rimwe. Kuko mbereho yashoboraga no kwishyira mu kwaha bakati nkeneye iki aho barigeze ku rwego rwo kujya ku gutwi gusa bakayishyiraho bayicuritse nka gutya, bakayicurika cyangwa yayishyira akayifata gutya. Ako sibwo baba barazi gusoma message. Urabarenganya. Message baramubwira ngo se message nabwo bayibonye. Message ni iki mwana wa? Hita ku telefone ameze gutya. Okay, rero reka dukomeze twavanze rero mu kijana cya 21 telefone zigezweho. Kuri uyu munsi rero muri kingeja cya 21 ku iterambere ryagiye rigenda ritera imbere. Murabizi ubundi twagiye dora ku gisekuru cya kera nkuko twabibonye hatangiye bita mobile. Biragenda biraza birakubitiriza haza karasharaga. None muri iki kingeja na cy'uyu munsi tugeze kuzo bita smartphone nkuko muzibona. Izi telefone rero uyu munsi zigiye zirenze uko zigiye zikoreshwa n'ingeri zose isi yose. Abakoresha abakunzi bakaza bakayitegereza neza Samsung smartphone. Iyi telefone y'uyu munsi hano ni igitangaza gukora ibintu bigiye bitandukanye cyane. Nk'urugero nk'uyu munsi hari ibyadutse bita imbuga zigiye zitandukanye, social media zimwe kera bitaga imbuga nkoranyambaga. Abakecuru bamwe na bamwe bazitaga imboda ubu dushobora kubaza nk'umuntu wa kera uburyo bitaga imbuga nkoranyambaga zabaga. Reka kera ntabwo habaga imbuga nkoranyambaga. Kuri karashara myariko ngo zari zara mu kinyarwanda cya 18 bavuga ngo
mama none se ntiwajya kuri Facebook ntabwo ni igitabo cy'amasura ni igitabo cy'isura sinakizi ko nzi icy'inyuguti ubwo rero katurebe ukuntu umukobwa yifata selfie muri Snapchat twereke none ahubwo twereke umukobwa yifata selfie muri Snapchat uyu munsi rero bitewe n'uko iterambere ryagiye ritera imbere ubu ngubu umukobwa aragereka akaguru ku kandi agafata Snapchat iwanjye haza ibindi bita bari kwerekana amaseri urubyiruko rw'iyi minsi ngo gusaza Afurika gasa umutipe yahegetse akagofero ashyize mu maso ngo ari kweneza inkumi ngo ni DJ Munahi umukobwa ari kwirya none umva ari no akumiro ni ikorosi rya rwamara umva no umukobwa ari kwirya bari kuvuga na video call ibyo bita video call byateye muri no minsi ari kurebana n'umukunzi we agiyeho yimwarinze yisize utuntu agacanya gaterera kajya kumva nyine nakurebye oya ubu ngukunda nayo igitipe nacyo rero n'urujwi kubera nyine ko ikoranabuhanga ryagiye cyanahawe n'ibyanwa nyine igitipe yego sheri yego sheri none ngo biza kurangira ute byarangira izi telefone murabona yuko zikiri ku isonga umunsi muri iki gihe cya 2021 zo zikiri ku isonga zigiye ziyoboye uyu munsi twavuga yuko arizo zigiye ziyoboye nizo ziyoboye ubu se ukurikije ukuntu iyi telefone ikora urabona urabona mu myaka 50 iri imbere hazaba ariyo telefone imeze gute zaba ari telefone ikubye nk'inshuro twavuga nk'inshuro nka 20 ku buryo noneho turabizi nk'izi ngizi ushyiramo uburyo bwa ati zisa iraza kumbyutsa none urabona telefone zizazijya no tuzajya zituma ibiryo zikabikusanya niko nabivuga kuko nk'urugero urabona nk'uyu nguyu mu 1590 urabona ikintu tubahereyeho bahamagara kwishyura babaga uraza baza kuri akaru ka karashara urabona yuko hagiye harimo itandukaniro rinini izi rero nashobora kuba zizazifite ahantu kanda akazi cyo kurya buriya telefone duhereza ishusho ubwiramo nka Mark Zuckerberg cyangwa se uri ufite uruganda rukora amatelefone ya Samsung wifuza ko mu mwaka wa 2050 telefone zabo imeze ute ari akayi gashya kazaba kare ubundi agashya numva njyewe ukuntu bigiye bagenda bazana udushya tugiye dutandukanye nk'urugero ukaba wiryamye ugakanda kuri telefone yawe bakakuzanira icyo kunywa telefone yonyine iri mu ikoranabuhanga isa n'icyo ngicyo cyo kunywa uburyo tubona amavuta ari muri Amerika ngo habaye ngo nk'igitaramo uburyo wabireka kuri telefone ugahita wijyanayo ako kanya direct ku buryo nyine wenda avuga ati Bruce Melody Justin Bieber ari mu Bwongereza muri ya nyubako bita muri ya arena yabo yakoze igitaramo nje ngatani ku buryo wahita wikundira tugita telefone gakuvana igiti kujyana physically ako kanya wapi urabona nyine telefone muri 2050 muri uwo mwaka urabona bitewe n'uko udushya tugenda tugiye dutandukanye njye numva ufite nk'imodoka mu gipangu cyawe ukaba yibwiye ati wiryamiye mu cyumba cyawe bakanda kuri telefone yawe ukikingura ikiyoza n'ibiki byose kubera ko icyo gihe ikoranabuhanga rizaba ritwika reka turange amaso tuwe wadukurikirana kuri Munahi TV iyi ni session tugiye gukora aho tuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye n'andi mavideo y'ubwenge cyo musaba gukora subscribe comment batera comment aho muri comment ugakora share like ubundi tukagenda tubana mu biganiro bikukurikira no mu bindi by'ubutaha tugiye kubategura film ni season izajya banyuraho buri wa mbere na buri wa kane kugeza na buri no ku wa gatandatu tubifuza kuzayikurikirana ku buryo mutuzacikwa na buri kimwe. This is Munahi TV. We've together with new characters like Mr. Banda, and we are together with character who is a newcomer in our action for every day, who is called Nibaba again on the beat. Nibaba. Banda. Kora. Nah, you are the show. Yeah. Fine. Yeah. Nice.